Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, garanejejwe n'Imana kuri umunsi wacu wa 18 w'amasengesho y'imisi 40. Wowe urimo dukurikiye muri aka kanya, we dusengana amasengesho, nzi neza yuko iki cyumweru kizakubera icyumweru cy'umugisha. Navuga ngo iki cyumweru ni icyumweru cyo kubohoka, ni icyumweru cyo tabaza buva ku Uwiteka umwami Imana. Yo gusoma ijambo ry'Imana ari muri Matayo ibice byaho 2 umurongo wa 13. Aravuga ngo bamaze kugenda, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi, ati byuka ujyana umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herodi agenza umwana ngo amwice. Umurongo turasimbuka byo ku murongo waho wa 20. Aravuga ngo byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli, kuko abashaka kumwica bapfuye. Amen. Ndagushimiye mwami mwiza nyiringabo, ngushimiye nanone yuko duhaye undi munsi mwiza w'umugisha. Nyemerera kugira ngo ijambo rikore ku mitima ya benshi, abateze amatwi iyi televiziyo bahabwa umugisha, babohoke, babazima mitima mishokoro, bambara imbaraga nshya mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe kwiza kubabeho kandi bagubwe neza. Urakoze mwami, urakoze nyiringabo Imana ko ugiye kunkoresha kugira ngo abantu bawe babohoke kandi babazima mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, rero ndagira ngo nongera kubakangurira ngo kora subscribe, kora share, kandi nanone ntiwibagirwe gushyiraho comment. Ijambo ry'Imana yatubwiye neza ngo marayika w'Imana araza abwira Yosefu, aramuburira, amubwira yuko Herode ashaka kwica umwami wacu cyangwa se umwami Yesu Kristo. Arangije aramukangura ngo aza mu nzu, aramubwira ngo byuka ujyana umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Herode yashaka kwica uyu mwami Yesu Kristo, kandi Yesu yaje afite inshingano agomba gusoza muri iyi si, ariko Herode ashaka kumwica. Bibiliya tubwiye neza ngo marayika w'Imana niwe wamenye neza yuko umutima wa Herode ashaka kwica umwami Yesu. Marayika araza aburira Yosefu ati hungisha umwana na nyina. Ndagira ngo ubwire uyu munsi wa none ndi muri amasengesho ku munsi wa 18, niki ukeneye guhungisha umwanzi Satani ko ashaka kugira ngo akice? Birashoboka kuba ari business yawe, uravuga uti business yanjye uyu mwaka ndashaka yuko yaguka, umwaka utaha ngatera imbere, nkubaka inzu, nkagura amamodoka kugira igatera imbere. Biragusaba rero ko ugomba kuyihungisha, nta handi ugomba kuyihungishiriza uretse mu mwami Imana, uretse kuyitamba ikaba igitambo kizima mu bihe nk'ibi ngibi. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndimo ndavugana nawe urimo kunyumva. Igihe kirageze kandi kirasohoye yuko ugomba kuburirwa ibyajya kugutera kukwica, ibyajya kugutera kukwangiza, ibyajya kugutera kukunaniza, ibyajya kugutera. Uyu munsi ndimo ndahishurirwa, hari imbaraga Imana irimo yohereza muri aya masengesho kugira ngo ushobore guhishwa. Bibiliya tubareba ngo mu gicucu cyishobora byose aza mu gicucu uba mu gicucu cyisumba byose aza mu gicucu cyishobora byose. Wowe ndavugana nawe wari wihebye, ndavugana nawe ubuzima bwawe wabonaga busanga buri mu kaga, ndavugana n'imirimo yawe wasanga iri mu kaga, ndavugana n'amahereko yawe ubona asanga yarangiye. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, marayika w'Imana amanukiye muri iri jambo, kuko Imana irashaka kugira ngo ibyawe bitangirika, kuko Imana irashaka kugira ngo ikubwire ngo nubwo wabonaga bisa ngo byarangiye, ngo mfite inkuru nziza uyu munsi yuko bigiye gutangira, kuko igihe gisohoye byanze bikunze
byakunze bizongera nanone be bizima, ariko bigiye ko bihishwa ahantu. Ndavuga n'umuntu muri iyi minsi ibyo yabonaga byagendaga neza mu minsi za, ariko arabona byanze neza. Reka nkubwire nshuti yanjye, nuko bihishwa ahantu, bihishwa umwami wa Egiputa, bihishwe mwanzi Satani. Mu izina rya Yesu ndashaka kugusubizamo imbaraga, kuko urugo rwawe rurasa nkaho rurimo intonganya zikomeye, rurasa nkaho rusenyutse. Ariko iyo nkubwire nshuti yanjye, nubwo ubona bisa nkaho nta mahoro, ariko umwami Imana aravuganye nanjye ngo humura, Imana iri kumwe nawe, humura, Imana iracyakurinze. Hari icyo Imana avuganye ne muri iri joro, inzozi zawe humura, Imana ije kuzisohoza mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Kuko umwami Yesu muri iki gihe cyari igihe gikomeye, ariko marayika w'Imana aramubwira ngo byuka uhungishe umwana na nyina, kuko Herode ahagurutse kumwica. Nje kukuburira nanjye ngo Uwiteka umwami Imana aje guhisha, aje kuguhisha. Nuwe wabona ugiye gupfa, ndavugana nawe nshuti yanjye, Imana ije kongera kukongera igihe cyo kubaho, igiye kukongera ibihe byo kubaho nkuko yongereye Hezekiya, nawe ije kukongerera igihe mu izina rya Yesu. Urahizwa yuko umaze igihe mu bitaro, ariko Imana ibayiguhisheyo, kuko yaguhisha umwanzi Satani, yaguhisha ibyaguhigaga. Humura nshuti yanjye, ijambo ry'Imana rirambwira neza muri Yesaya ngo nimuhumurize abantu banyu bw'ibyurutse umutima. Yesu Kristo nawe ubwe yabonye umwanya wo guhumurizwa, yabonye umwanya wo guhungishwa, yabonye umwanya wo guhishwa, nubwo bitari byoroshye. Avanwa mu Yerusalemu ajyanwa muri Egiputa, ngo ariko amarayo igihe gitoya, ahungishwa igihe gitoya. Umurongo wa 20, marayika w'Uwiteka umwami Imana niwe wongeye aragaruka, araza aramubwira ngo none umwana mugarure, kuko wamuhigaga amaze gupfa. Ndagira nkubwire nshuti yanjye, hari imbaraga z'Imana zishobora kwica ibihiga ubuzima bwawe, bishobora kwica ibihiga business zawe, zishobora kwica ibihiga umurimo w'Imana usa nkaho nawo usa nkaho wahungishijwe. O rebondo roboko shakata ya mabama, reka mbabwire bahumurize bakozi b'Imana, igihe nk'iki ngiki bihe turimo, umurimo w'Imana hari ahantu hishwe, hari ahantu urimo wahungishirijwe, kuko umwanzi Satani arawuhiga, kuko umwanzi Satani ashaka kurandura. Ariko kuko Imana ifite umugambi ku murimo wayo, humura ndagusubizamo imbaraga. Umurimo w'Imana urimo gukora ntacyo uzigera uba na kimwe. Nk'uko umwami Yesu yahizwe, niko n'umurimo urimo guhigwa, niko mishoni ye zirimo guhigwa, niko uhagaze arimo guhigwa. Ariko dufite ubuhungiro, ubuhungiro buri mu mwami Yesu Kristo. Uwo mwami wahigwaga nawe uyu munsi wa none niwe duhungiramo, niwe duhungiraho, niwe udutabara. Bibiliya tubwiye neza ngo igihe kigeze, marayika w'Imana aragaruka, amahirwe ya kabiri yongera kugaruka kwa Yosefu. Yosefu arabwirwa ngo uwahigaga wa mwana yamaze gupfa. Mu izina rya Yesu hari ibimaze gupfa, ariko noneho nagiye nkubwire nshuti yanjye, nubwo bisa nkaho byapfuye, ariko umwami Imana aragarutse, arimo aravuga ngo ngera uterure umwana na nyina, umusubize muri Yerusalemu, usubire muri business yawe, usubire mu murimo w'Imana, usubire mu nzu y'Imana, usubire mu buzima bwiza, usubire mu muryango wawe. Mu izina rya Yesu ndasenga umusengesho yanjye yo ku munsi wa 18, nuko ibyari byarapfuye bigiye kongera kuzuka. Nuko hari ubuhungiro, ubuhungiro buva ku Uwiteka umwami Imana, ubuhungiro buva mu nzu y'Imana, ubuhungiro buva mu ijambo ry'Imana, ubuhungiro buva mu bizeye ijambo. Niba uryizeye urimo kunyumva, uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, uri muri Afurika, hariho hose mu bihugu bitandukanye, uri muri Amerika cyangwa uri mu Burayi, aho uri hose yo ubwire ngo nshuti yanjye, aho ngaho birambwira neza ngo mbaye nkuretse akanya gato. Na Yesu yaretswe akanya gatoya, ariko arindirwa muri ako kanya gatoya. Najye yo ngubwire ngo igihe kirageze kandi kirasohoye, ngo wongere ugaruke, wongere ugaruke mu mugambi w'Imana, wongere ugaruke muri Yerusalemu yawe. Ndagira ngo mvugane n'abantu uyu munsi bafite inzozi zisa nkaho zapfuye, zigiye kongera kuzuka, zigiye kongera kuba nzima, kuko Imana iri kumwe natwe, kuko Imana iri kumwe natwe muri amasengesho, kuko Imana yambwiye ngo mbwire abantu bayo ngo igihe kirageze kandi kirasohoye, ko ibyabahigaga bitongera kubabona, kuko hari ubwihisho wari warahishwemo, byahishwemo bisa nkaho byarangiye, kuko bari bazi. Reka nkubwire
Herode yarazi neza yica abana b'imyaka 2 yuko n'umwami Yesu yapfiriyemo, ariko hari ahantu yarahishwe, hari ahantu yari yajyanywe, hari ahantu yari yamaze kuburirwa. Ariko ayo mubwire ngo marayika w'Imana agarutse kukurengera no kukurwanirira intambara, kuko ibyaguhigaga byose yamaze kubikuraho mu izina rya Yesu. Niba Imana yaributse igahagarara muri uwo mwanya, n'uyu munsi ntabwo Imana igihinduka, kandi ubuzima bwacu nubwo busanga buri mu kaga, ariko Imana yongeye kutugarurira guhumurizwa no gukomezwa no kubakwa. Ndagiye nkubwire, ndavugana n'abantu babona ibyabo bisa nkaho byapfuye, byarangiye, bitakiriho. Imana yacu irazura, Imana yacu irahungisha, Imana yacu irongera ikagarura ibihe byacu bya mbere kandi ibihe byiza, nk'uko yagaruye Yesu, nk'uko yagaruye Yosefu n'umugore we Mariya, ndetse ikazana Yesu, niko ugiye kongera kukugarurira nawe ibyawe. Nshuti yanyu ureze amatwi, ndagira ngo soreze ahangaha nkubwire ngo Imana irambwe, nkubwire ngo ibyahigaga ubuzima bwawe, ibyari byarakurwanyije, ibyari byaraguhombeje, ibyo byamaze gupfa. Ibyari byarakunanije, ibyo byamaze gupfa. Ibyari byaraguteye ubwoba, ibyo byamaze gupfa, byakuweho burundu mu izina rya Yesu. Kandi Imana yo mu ijuru iragarutse kuguhumure mu izina rya Yesu. Mwami wanjye Nyiringabo Imana, ndasenga sengera abantu bawe kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kumanuke kuri aka kanya, kumukoreho marayika w'Imana, mukoreho kugira ngo yongere asubizwe mu mwanya yari yaravuyemo mu izina rya Yesu. Ndasenga Mwami, promotion ndayihamagara ku buzima bwawe. Urimo kunyumva, wari umaze igihe usa nkaho waretswe, wari umaze igihe usa nkaho watawe, ariko umunsi wa none gufite inkuru nziza. Uwiteka Umwami Imana yicaje abami n'ibikomangoma kugira ngo yongere kugarure mu mugambi wayo, kugira ngo yakugarure mu byo watakaje, mu byo watakaje. Bari bazi ngo warahombye, bari bazi ngo waribagiranye, ariko inteko iricaye yongeye kukugara mu mwanya wawe mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe muyobozi we, kuko wasaga nko wibagiranye, uvuga ngo hejuru nawe ukinyibuka, ariko umunsi barakwibutse mu izina rya Yesu. Nawe uzashima Imana yuko Imana ikwibutse, kandi Imana iguhagurukirije abami n'abatambyi kugira ngo bagufate ukuboko. Ibyawe wari waranyazwe byose biragarujwe mu izina rya Yesu. Wowe umaze igihe kinini wa mudamu, ndavugana nawe, kuko babonaga benshi batangiye kukwita ingumba, baba ngo n'ubundi twarabivuze ngo n'ubundi ntazabyara. Mu izina rya Yesu, uku kwezi kutarashira ugiye kubona igitangaza. Abandi avugana n'abandi bafite igitangaza batari bamenya, kuko agiye kubyara, kandi igihe kirageze ndetse kirasohoye mu izina rya Yesu. Nawe ugarutse mu kazi kawe mu izina rya Yesu, wongeye kubona igishoro cya business yawe yari yarasinziriye, kuko haro yari yarahungishirijwe, ariko uyu munsi wa none ugiye guhaguruka ushima Imana, kandi Imana iteguye gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Akaruhuko kakagarukamo amashimwe mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mwami Imana, ndagushimiye Nyiringabo ko ngiye gutanga amahirwe ku byaduhigaga byose byamaze gupfa, tugarutse mu mwanya waduteguriye, kandi natwe turabyakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Telefone yanjye ni 0788430085. Mwari kumwe na Pastor John Karimbanyi. Yesu abaracyari kumwe. Amen.